insengero zirekeye kubaho abasazi baba benshi uretse yuko mu basazi baba benshi hari n'igihe n'abaziyoboraga baba babere mu gusara none utagira ngo nabo baba bari exempted cyangwa se basonewe ariko ubwo basara kuko babuza amaturo basara kubera yuko hari n'abantu bavana kuri yellow paper akamara igihe kirekire akeneye abaterapiste bo kumukansoringa no kumubungabunga uko kuntu rero uwo ngo n'abahungabanye nako n'umupastoro iyo institution yakoreraga ifunzwe akaba tarateguwe guhangana n'ibihe bya crisis nawe ashobora guhungabana. Ubuyobozi bw'itorero Methodiste Libre mu Rwanda bwatangaje ko bwahagaritse by'agateganyo Pasiteri Habiyambere Celestin wari umuyobozi waryo mu cyitwa conference ya Kinyaga igizwe n'akarere ka Rusizi n'igice cya Nyamasheke aho ari gukorwaho n'ubugenzuzi ku micungire mibi y'umutungo n'itorero. Ikintu cya mbere abanyedini bafite ikibazo gikomeye mu mutwe, leta irabashuka ikabakoresha ibyo ni wabo badakora. Nakubaje ngo izo miliyari 50 bafunze abantu bangaye 2018 bafunze bangaye bitabye paka none se itorero ryo ntiryakora paka yaryo erega nubwo bitabye paka y'idini ngo twengwe bya leta nabyo baza kubyitabira mu idini bitabye paka yiwabo in the political platform cyangwa se landscape then nato takabaye dufite paka yiwacu umuntu yitaba muri Anglikani bakuye kari synode ndabagareka mu rugero abantu babanyumve neza ntimukazana amatiku tuvuga nk'abahanga hano Gitwaza umukuye muri Zion urabona uburyo yashengabara so ubibona se Apostle Masasu umukuye muri restoration hariya ya Masoro biziko zigira ubuzima gatozi butandukanye n'ubwa Kimisagara uhamukuye urabona ku buryo byashengabara si byose yego ariko leta yo ishobora kuvuga ngo batwaye 15,000 ngo muhite mubakuraho muhite mubashyira mubahagarika by'agateganyo ikibazo ni ko mudushuka ngo tubikore mwebwe wanyu mwabikora Gitwaza kuri twebwe afite agaciro karuta miliyari usange nyine usigaye ukirirwa abayobozi nka Rayon Sport usange n'amafaranga basigaye bakubarira bikunde ibintu nk'ibyo ngibyo ariko simvuze ngo mbirwanyije na kurindi ko bishobora gufite impamvu zihariye zijyanye no kurwanya ibisasu bya kirimbuzi ariko ubundi dara normally turi gukora ibintu bidakorwa byatangiwe na ADPR kandi no mujye mutekeza prophetically ADPR ni nkaho habaye isoko y'abanyamwuka mu gihugu none yifasha ADPR kayongerange kandi burangije isi y'ubunyamwuka mu gihugu nuvuga ngo bisenyuka biturutsemo imbere nk'ubwanyu murabyisenyera yego ADPR yabyisenyeho nk'ihene Anglikani nayo igeze ikirenge mu cyabo Methodiste Libre nayo igeze ikirenge mu cyabo ukandi buryo usenya urw'umutizi iki umuhoro njyewe wa bishop ushyiraho dite ku buryo buri minsi 3 nimba yakoreshwe nabi uhita ahita yitaba paka yiwanyu yo mu idini ariko agahita y'amafaranga agaruzwa bagahita kandi baziba ibyuho kati ntuwemere kuzongera gukora iki kintu nimba wihaga amasoko ntago buri soko ryose rizajya ribanza ritange report muri park dukurikira wari hawe turebe nimba ari hawe mu buryo buzima bandambika ibiganza mfite imyaka 27 rero iyo nge nkoro inshingano n'umurimo w'intumwa mbanze ibyo ndi gukora ndashwanyaguza ndabarura nta kuko abantu bo muri Methodiste nyine kibazo burana nawe mu Misiri imbere turamusanga mu mako ataraye mutweretse ko muri ihene mwisenyeyeho ngo mutweretse ko muri ihene mwisenyeyeho kandi buri gihene no ku cyokezo bayishyiraho bakayishyira ku mushito sinzi bikurikiye wigize ihene bitukizerera mu gusenga cyanga ibintu byacu personal byaragiye biraducontaininga ku rwego tutagitekereza igihugu ngo dusengere igihugu cyanga se wenda twabonye igihugu kimeze nkaho kitugize nazo bate amazi akubwiye ngo ntuyakarabo yabwiye ko ntambyiro oya amabwiriza arareba donc institutions kandi umuhamagaro ntago yigeze uba institutionalized ntago leta yigeze iba against abanyamuhamagaro n'umuhamagaro wabo n'amavuta yabo urugero nuko ushobora kujya kuri kamera kuvuga ngo akira gukira sida yawe ntagire umuntu uza kufunga yaba barwanyaga amavuta bakaba barwanyira icyo ngicyo bagahita bagufata ariko baravuga bati nese ko aba bishop musigaye mwarafashe paroisse na za diocese nka hari uturima twanyu turapurika amabwiriza yo ku makoperative tubafunge mwakoze gestion y'amafaranga nabi
nubwo aho ngaho ubyinjiyemo buri hari ikintu abantu bagomba kumva. Amafaranga ntanze mu isanduku ya leta nyatanga ku bw'amategeko na constitution n'amategeko, ariko amafaranga mpaye umukozi w'Imana nayo mpaye urusengero nyatanga kubwo kwizera. Niyo mpamvu byaba byiza utayagenje nk'aya koperative. Amafaranga ntanze mu kimina, it's in the mind of business. Ndashaka kunguka, ndashaka kwizigama, ndi kukwisunga ngo nawe duhuze imbaraga. Ariko amafaranga ntanze mu rusengero nyatanze kubwo kwizera. Niyo mpamvu hatabaye harimo implication sécurité nationale, byakabaye ayo mafaranga abantu birinda kuyagenza, kuko nigeze kumva Badi yavuga muri 2018 nibwo mperuka gusoma raporo y'umugenzuzi wa leta ngo miliyari 50, 50 billions ngo ntago zifitiye pièces uko zakoreshejwe. Ngo ze 30 muri zo ntizari ziri mu bifu byabamwe cyane. Daga nizifitiwe pièces rega hari igihe usanga nazo ibaza ikibazo rero. Ngo impamvu ngo turi kubikora ngo na amafaranga y'abaturage. Nge ndi kubona aya mafaranga miliyari 50 yara y'abaturage kurenza ayo ngayo y'ibiceri batura, bishobora kuba menshi cyangwa bikaba aringaniye, kuko ari ayo ari muri sense ya constitution. Ariko aya ngaya yo batuye ari muri angle n'imbago zo kwizera. Bivuze iki? Nimba nayatanze kubwo kwizera, nuza gukanda abona yahaye mu buryo ntemeranya nabwo, you are violating my rights. So except you have the national security reason and cover, you are not right, you are not doing what is right, you are creating a chaos where is not necessary to have a chaos. Kuko buriya abantu benshi yo hari panique general cyangwa se panique mu bitekerezo by'abanyagihugu, hari ikintu cya mbere bashaka kumva ijambo rya president aricyo cyakozwe ejo bundi kwa gatandatu, yego. Ariko hari n'ikindi kintu benshi abakeneye gusenga, abizerera mu gusenga. Biba byiza rero iyo aho hantu bari buhabone ubuhungiro mu buryo bw'imitekerereze kamuge gutyo, donc ku buryo bashobora kugira peace of mind from churches and the religious organizations muri icyo kintu cyo kwizera. So mu gihe rero church yo ikomeje kubitwa n'imiyaga y'uburyo butari bumwe, abanyamuhamagaro ndabashaka mbabone mu kazi, kuko umuhamagaro ntago uba contained ni gazeti ya leta. None se ubwo ko twati ku TikTok live hari ugeze azanga tubwiye ngo mwiyijyaho. None se nimba hari umuntu washimye Imana ko twagize ibihe bikomeye cyane, hari umuntu washimye Imana avuga ngo naje numva nihebye no kwiyahura nakiyahura, ngo ariko dusoje ndumva nishimye, ngo ndumva mfite amahoro menshi. Uzi iki kintu gihaye leta ngo igikore imbaraga byayitwara. None se bajya kunkunda amahoro wagize ngo abaye yari kuri iyo TikTok live wagize ngo yajyayo. Rutayisegeza bivugaho sometime abantu bakora muri leta bakeneye kwa upgrading level batekererezaho. Ntibabone pasiteri nk'umuntu uraho gusa, bamubone niyo atakemera nabo batizera Imana, mubone nk'umuntu utanga peace of mind mu baturage, ku buryo leta iyo ari ishatse kubikora yashoramo amamiliyari atagira ingano. Nibo bare muri yo sense. Umugabo ashobora kuba yataga yasinze yayamaze, bahora bamufunga yakubise umugore, yahura n'umuntu akamubwira ngo rekote sekereya iravuze ngo kizwa, akamurondora ibyaha bye, agahita amanika amaboko agapfukama akavuga ngo sinzongera gusinda, sinzongera kubita umugore, ukabona urugo ruraryoshye. Mu bindi bihugu abapasiteri barabahemba. Mu Budage abapasiteri leta ibaha amafaranga, ndetse niyo wadekaraye yuko ufite isoko ukadekarara yuko uri umwadeperi, bakuraho umusoro ku nyungu 3%, ubwo bibariye kubyo mu Rwanda suko mvuze ko mu Budage ariyo batanga, bagakuraho TVA VAT bagatokora n'icya 10, ariko barabanza kubaza rya dini wazarivamo muri leta ukandikishamo kugiye mu rindi,
kandi wemerera mu cya 10 cyawe utacyemera kuko nanone ntago baguforosa. Ariko wumve ngo barakubaza nk'amafaranga mu kwishyurwa kwawe se urashaka duhita dukatinga y'icya 10 tucyohereze ku rusengero. Wavuga ngo ye nuko bigenda. Leta ikabwira ADPR ngo abashoramari n'abantrepreneurs bakomoka iwanyu twakatinze amafaranga muri ukwezi ni miliyari 2 yageze kuri konti. Kuki babaha ako gaciro kangana gutyo? Nuko isengero zirekeye kubaho abasazi baba benshi. Uretse yuko mu basazi baba benshi hari n'igihe n'abaziyoboraga baba babere mu gusara. None utagira ngo nabo baba bari exempted cyangwa se baba basonewe. Ariko ubwo basara kuko babuza amaturo. No, bashobora gusara kubw'impamvu nyinshi. None se basara kubera yuko hari n'abantu bavana kuri yellow paper akamara igihe kirekire akeneye abaterapist bo kumukansoringa no kumubungabunga. Uko kuntu rero uwo ngo n'abahungabanye nako n'umupastoro iyo institution yakoreraga ifunzwe akaba tarateguwe guhangana n'ibihe bya crisis nawe ashobora guhungabana. Ibyo tujye tubyemera, ariko reka tuvuge ngo tuzicire twemere ko abapastoro ari abantu bakenewe no mu buryo buri social life, social psychological life of a community, of a society, of a nation. Pastors are needed. Pastor, Apotre ukiri hafi aho ngaho reka tubijyanishe n'iyi nkuru yo muri Methodiste Libre. Nayo ni itorero risa nkaho rinini muri iki gihugu. Rivuga ko ryahagaritse umuyobozi waryo wo mu ntara ngo bita Kinyaga muri conference ya Kinyaga. Conference ya Kinyaga urumva igihe byavukiye bafashe inyito zari icyo gihe. Ubwo ibya Kinyaga byari bigifite imbaraga na Nduga ngo ni Rusizi na Nyamasheke na Bufundu n'ibindi byose bikoze gutyo. So Rusizi na Nyamasheke. Buriya rero aba bishop, aba pastoro, ba revera bakorera Rusizi, Nyamasheke, Nyabihu, Rutsiro, Krete Kongo ubwo nyine ahantu hose, Musanze, Rubavu. Ariko Musanze na Rubavu wiyishyiramo cyane. Gana mu burengerazuba arya niko tubwita. Burengerazuba bw'amajyepfo. Mu burengerazuba bw'amajyepfo kuruta uko washaka kujya mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Donc erekera kuri Saidi yerekera ku Burundi cyangwa se Sud Kivu. Donc ko tifashe kuri Nord Kivu buyiretse. Urebe ko tifashe kuri Sud Kivu. Aho na ahantu tugomba kumurika itoroshi mu buryo bukoresha amafaranga. Reka tubanze turebe inkuru. Ubuyobozi bw'itorero Methodiste Libre mu Rwanda bwatangaje ko bwahagaritse by'agateganyo Pasiteri Habiyambere Celestin wari umuyobozi waryo mu cyitwa conference ya Kinyaga igizwe n'akarere ka Rusizi n'igice cya Nyamasheke, aho ari gukorwaho n'ubugenzuzi ku micungire mibi y'umutungo n'itorero. Umuyobozi w'itorero Methodiste Libre mu Rwanda Bishop Kayinamura Samuel yabwiye RBA ko Pasiteri Habiyambere yahagaritswe nyuma y'uko iryo torero risanze hari imicungire itanoze y'itorero n'umutungo waryo, bahitamo kuba bamuhagaritse iminsi 30 y'agateganyo ngo babanze hakorwe isuzuma. Yagize ati inama zishinzwe itorero zabaye zimuhagaritse by'agateganyo mu gihe kingana n'iminsi 30 hazaba hakorwa igenzura kugira ngo tumenye neza uko imiyoborere ye n'ibyerekeranye n'umutungo bihagaze. Bishop Kayinamura yavuze ko Pasiteri Habiyambere yahise anasimbuzwa by'agateganyo na Pasiteri Hakizimana Felicien wayoboraga paruwasi y'iryo torero rya Kamembe muri Rusizi kugira ngo abe akomeje izo nshingano hatajemo icyuho. Yasabye abakristo b'iryo torero kudacika intege bagakomeza imirimo bakoreraga itorero n'ibindi biteza imbere basanzwe bakora. Ihagarikwa ryo mu Pasiteri rije nyuma y'uko mu Gushyingo 2024 Dr. Mugiraneza Mugisha Samuel, uyu ni Bishop wahoze ari musenyeri wa Diocese Anglikani ya Shyira, ahagaritswe ku mirimo bitewe n'ibibazo by'imiyoborere n'imitungo byamuvugwagaho. Dushatse twarekera. Yego. Urumva ntaho bukikera rero. Bivuye muri Anglikani bigeze muri Methodiste. Ikintu cya mbere abanyedini bafite ikibazo gikomeye mu mutwe. Leta irabashuka. Barakabyite gutyo. Leta ikoramo abantu barikoramo rero iyo leta. Nimvuga leta wumve abantu erema nkeya.
zirabashuka zikaba nabivuze rega si ubwa mbere koresha ibyo muri iwabo muri leta badakora. leta irabashuka sinzi muri kumva icyo kintu ikabakoresha ibyo n'iwabo badakora. Nakubaje ngo izo miliyari 50 bafunze abantu bangaye 2018 bafunze bangaye bitabye paka gusa. None se itorero ryo ntiryakora paka yaryo erega nta nubwo bitabye paka y'idini ngo tuwengwe bya leta nabyo baza kubyitabira mu idini. Bitabye paka y'iwabo in the political platform cyangwa se landscape, then natwe tukaba dufite paka y'iwacu umuntu yitaba muri Anglikani bakuye kari synode. Nakubwiye ngo aya mafaranga abakristo bayatanga muri bracket yo kwizera. Rero iyo micungire imeze nko gucunga koperative byibuze itanameze nkuko bacunga ministeri cyangwa se RDF, ntago abakristo ntekereza ko bayikosiyona. Uzi nuko ikintu ushaka kubwira nubango iyo hafunzwe umuntu ngo hari amagi ngo hari utuntu tubiri ntazo twari two bisenya itorero bikagusha bizera, kandi icyo kintu gifite agaciro utabarira mu miliyari y'amanyarwanda. Hariya tujye muri Bibiliya niyo muri rwango bajye ntibakemere ko leta ibakoresha amakosa. Yesu yari abizi yuko Yuda mwiba cyane ntabyo yarazi. Bibiliya tubwira iki? ngo ubwo bamusukagaho amavuta y'agaciro ngo yo kitwa narada. Ngo Yuda ngo yaravuze ngo ngo ndumva bindiye kwigufwa ngo uzika aya mafaranga ari kugurishwa idenari yo 300 yari yanayabariye amavuta amavuta ngo yari kugurishwa idenari yo 300 agafashishwa abakene. Dore Yuda ukunda abakene. Yuda we wakunze abakene ryari? Duhere kuri miliyari 50. Cyadata we ariko nyine politiki wamerema nyinshi ntago nabimenye, nubwo ndi kuvuga gutya niyamira mutayo ndabizi nzi bikeya ngezeyo nabimenye ariko ubuze ntabyo nzi. Noneho ngo ku ruhande bandikaho ngo ariko ibyo Yuda ntago yarabivuze kuko gukunda abakene, ngo ahubwo nuko ari wabikaga uruhago rwashyirwagamo izo miya, ngo kandi yajyaga yibamo, ngo kandi na Yesu yarabizi. Iri jambo iyo ndisomye buri gihe ndavuga ariko Yesu we niwe muyobozi abandi bakora copy paste. Uziko Yesu yarabizi ko Yuda akora mu ruhaga kamwiba. Ese undi kuki Yesu atakuye Yuda ku ruhago ngarushyireho undi? Nuko ushaka kwirinda kwibwa urindisha igisambo. Naga ariko bikoze ni wari uzi ko ntabirita. Havuga ati rero azanyiba idenari yo 300 ariko nshyizeho umuswa yampombye idenari y'igihumbi. Rero ndabona hakosa ukora ntacyo. Reba dukizaho umuntu, reka nk'urugero rumwe rworoshye. Nk'ubu Imana imishuri iti mutabazi nguhaye magic words and wisdom kuryo akora kuryo sanction ziri ku Rwanda zose zite zirigita. Kandi koko banshyira muri izo nshingano sanction mu cyumweru kimwe zikaba zose zavuyeho. Ndetse n'aya mafaranga gwati twari kuzagenda tubaha mu bice ahubwo twise tuyaboherereza musigare mu yakoresha mu report. Ariko aya mafaranga yamara kuza bakamenya ko nibye mu miliyari 10 utekereza ko bamfunga urakoze. Nibyo nagwe ngo leta irabashuka. Yo ntiyabikora ariko mwe murabikora. No, ntago wafunga umuntu wakuraho sanctions. Tuvuge yuko sanction aho zaturutse ari kuri Tereze Kayikwamba Wagner. Utekereza ko Kisekedi amenye ko Tereze Kayikwamba yari miliyoni 10 z'amadolari yamufunga? Genda ntabyo yakora. Ntabyo yakora. Kandi ari we yizereyemo guhesha u Rwanda sanctions. None utekereza ko mu mbone ya Kisekedi sanction ku bayobozi ngo 9 ngo nimbara aba politike nimbara aba gisirikare bari buhe sanction uyu munsi hari n'icyo twarangiza ikiganiro zasohotse. Utekereza yuko mu gaciro mu maso ya Kisekedi zihagaze amafaranga ngahe? Ubwo zibitugu kwaye haye abayobozi bo mu Burayi no muri Union Europeenne kugira ngo bazi drafting bazikore. Ubwo zamazahabu yabahaye yo ku ruhande nyine dessous de table. None nimba umuntu yaguha icyo ushaka, Yuda ntago yigeze afungisha Yuda. Yesu ntiyafungisha Yuda, Yesu ntiyamwatse n'uruhago kuko yarazi kari buzi umubare wa kontabilite. Abati rero ibyo ukizabiruta ibyo wica.
ikibazo question impamvu yahise amenya n'agaciro kariya mavuta question ndabagareka mu rugero abantu babanyumve neza ntimukazana amatiku tuvuga nk'abahanga hano Gitwaza umukuye muri Zion urabona uburyo yashengabara so ubibona se cyane Apostle Masasu umukuye muri restoration hariya ya Masoro yabizi ko zigira ubuzima gatozi butandukanye n'ubwa Kimisagara uhamukuye urabona ku buryo byashengabara si byose yego ariko leta yo ishobora kuvuga ngo batwaye ibihumbi 15 ngo muhite mubakuraho muhite mubashyira mubahagarika by'agateganyo ikibazo ni ko mudushuka ngo tubikore mwebwe wanyu mwabikora Gitwaza kuri twebwe afite agaciro karuta miliyari ahari kuba ibi byubatse it's so because of him so hari n'akabazo kavutse ni nka Terese Kayikwamba Wagner muri Kongo yariye miliyoni imwe y'idolari Kisekedi ntago yabyegereza n'umutima avuga ati gusa nabimenye ariko nabimenye ngo na yes haleluya lelebo ariko ubundi abanyamwuka badupingira ikiko rega no mu bwenge tugira n'abanyamwuka bafite ubwenge mu byukuri ahubwo ibisindi kumva ari inama we ifatika Yesu ko yarazi ko Yuda yibamo kandi ko ari umubishop atubwiye ati ngewe rero nuzura umwuka wera nitwa birinda abagabo iswa rya yitwa aravuga ati ibyo bintu mwafungiye uriya ahubwo mwe twese muze mudufunge tujyanemo nawe kuko nimba amategeko areba abantu kimwe ibyo bintu yakoze natwe tugura tubikora mbese ari cyo atavuze yarabivuze ariko no sinzi umuntu wavuze agashaka ko ari mu kiruko cy'izabukuru ntago nakurikiranye neza yaba mu cy'izabukuru atakibamo ubu generali bingira ibyo azavuga uzavuga mu cy'izabukuru byakitwa nk'ibyo Mutabazi yavuze kuri nazavuga ikintu uvuga ngo ngari mu zabukuru sawa rero akibishop Rwaje avuga ikintu uvuga ngo ari mu zabukuru yagwaye kwari n'ibintu ahubwo yavuga mbanda bikamunanira kubihendoringa bitewe n'ibyo yaba yavuze abo bagabo Korine na Rwaje bashobora kuvuga ikintu Anglikani kagira gutya cyane mbanda akajya kubashaka mwabasaza muze mumfashe ko muncurikiye ikibuga ntago mvuze ngo babikora ahubwo ndavuze ngo baba gifite izo mbaraga generali ntajya bari tayadi generali komeza kwandikwa ku izina rye akbishop ntago ajya bari tayadi sinzi n'urukomeye imvugo ndi kuvuga so rero aho ngaho nkavuga ngo ibyo biri kuba imboni yanjye niyo bifite izindi mpamvu tutazi nkuko na Mirinda bwawe ati cyangwa hari izindi mpamvu mutatubwira zaba ari zo kubahwa ariko mushyiraho system ku buryo ayakoreshejwe buri munsi haba hari internal auditor umenya ngo iyi transaction ntago isobanutse mukabitangirira hafi aho mubasha kuvuga ngo rero inama pake yemeje ko ku mushahara we tuzakata 700 kuko aya mafaranga ko yakoze ntago bikurikira amategeko interne yacu so then noneho ngayo yumbwero ngo idini niryo ubwaryo ryamuhagaritse niryo rirazamujyana muri polisi nkuko nuriya musenyeri Samu idini niryo ryamuhagaritse ni naryo ryamurivuye cyangwa se ryamutanze mu maboko nyine rimuha Satani wese tuvuge nubwo wenda leta ntago ari Satani ariko rimuhaye amaboko ari hanze ya institution yabo kandi akuye kari ari igihugu ni nkuko leta ya Amerika haba hari umunyamerika wisha abanyarwanda tusanzwe tuzi kijya kumufungira iwabo ikabanga uyu nguye turamubahaye ikabati uyu we turamubahaye so urumva icyo gihe donc niye pression niye wisdom niye reasoning yatumye ubona ko ari umubare mwiza to hand over your bishop in the hand of external institutions or external nation kubera ko nakwe kitorero ni igihugu ni gute iki gihugu cyaje gufata narakubwiye ngo muri gestion y'ibihugu hari ijambo rikomeye umuhanga yavuze aravuga ngo a nation who prefer disgrace than danger deserve a master and we have one idini naho rihagaze rero they prefer disgrace than danger kabisa kubera yuko iyo uretse leta akaba ari nkayo ijera le problème gérable interne ziwanyu you deserve a master ari byo
nkubwira ngo his excellence nubona bamwemera umenye ko ari umuyobozi w'imboneka rimwe niwe muyobozi muri Afrika utemera ko abazungu baza kujera le problème gérable interne ngo ikibazo yagiranye n'umuministiri we cyangwa se umugenerali ngo gitangiye kugenwa n'Ubwongereza. Uriya General David Sejusa yahungiye mu Bwongereza ahunga atarava mu nshingano. Ugasanga Union Européenne itangiye gutegeka Museveni ngo uyu mugenerali ngo agomba kugaruka mu gihugu cye. Utuntu nkutwo ngutwo. Donc iyo utangiye kwemera ko ibintu interne bitangira kuba managed outside, ibyo ari byo byose ukabyemera muri iyo njyana, you deserve a master and you will have one, and that master will be the one uri kuregera. Uwo ngo uri kuregera niwe uraza kuba the master, the new master. Usange nyine usigaye ukirirwa abayobozi nka Rayon Sport, usange n'amafaranga basigaye bakubarira bikunde ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko simvuze ngo mbirwanyije na kurindi ko bishobora gufite impamvu zihariye zijyanye no kurwanya ibisasu bya kirimbuzi. Ariko ubundi dara normally turi gukora ibintu bidakorwa byatangiwe na ADPR. Kandi no mujye mutekeza prophetically. ADPR ni nkaho habaye isoko y'abanyamwuka mu gihugu. No yifasha ADPR kongera nge kandi urangije isi y'ubunyamwuka mu gihugu. Kuko ubunyamwuka mu Rwanda bwatangiriye mu byutse bw'igahine. Reka dushyireho none na ADPR igihundwe. Reka none tuvuge ngo umunsi uzabona nk'uw'igihundwe nawe bamutaye mu mvuto. Utekereza ko bizaba bimeze nk'uko bata mu mvuto y'ibyumba? W'igihundwe hari icyo biba bimininze. Elisa yaravuze ngo amazi harya ararura munyereka inuze, munyereka umunyu, munyereka isoko. None umuntu agiye ku isoko arakubise. Ugira ngo ubwo bicaga Kadafi bimeze nk'uko bakica u Burundi cyangwa se muri Ethiopia, ndeka kuvuga u Rwanda ko harigiye mwabyenterprete ubundi buryo. Libya niyo gicumbi cya unité de l'Afrique spirituellement. Niyo mpamvu njewe abayobozi b'Afrika bangisha inama. Nabwo ni mukure AU headquarter muri Ethiopia. Kabiri yubatswe n'Abashinwa, mugende mugira inyubako yubatswe n'Abanyafrika. Kandi bayijyane Libya. Gatatu muyijyane Libya. Kubera iki? Afrika ikomoka ku muntu bita Hamu. Mu bana batatu ba Nowa. Hamu, Shemu abyara Abanyaziya, Hamu abyara Abanyafrika, Jafeti abyara Abanyaburayi n'Abanyamerika. Noneho Hamu yabyaye abana bane. Igitinganyi cyitwa Kanani cyagiye gutura Kanani kiratorongera cyo gatorongera. Hasigara batatu ku mugabane wa Afrika. Harimo uwitwa Kush wabyaye Abanya-Ethiopia, hanigiye biri koresha ijambo Kush cyatse vuba Ethiopia. Hari uwitwa Put ari wabyaye Abanya-Libya n'abandi Banyafrika bose. Nyumva neza. Headquarter kutuyijyana muri Ethiopia. Ntaga Abanyafrika bibindi bihugu babyawe na Kush. Babyawe na Put yabyaye Abanya-Libya. Put muri Bibiliya bisobanura Libya, ariko ni naho hakomotse abandi Banyafrika bose. Wimbwa Abanya-Libya ngo mbabona basa n'abarabu cyangwa n'abazungu bafite imisatsi miremire. Ibyangiye kukubaza. Ibyo babyita metamorphose. Twatugiye mu yindi nyigisho. Hallelujah. Uri kuvugana na professor. Noneho ikindi Ethiopia yigeze ikomera mwisi mu gihe cyayo. Kushi yigeze ikomera. Kabiri undi mwana bamwita Misraim, ari wa vizina Misiri. Ubwo ukoresha igihe burayo wakoresha igihe cyitwa Egypt. Misraim rero nawe yigeze akomera. Kandi mwisi nawe ukomera kabiri. Bura ntago Iran izongera kuyobora isi. Ngibe ngo super puissance mondiale. None se ntari igihe bakomeye nyine mu gihe cyabo. Ubwami bwabo bwarakomeye. Abagira iki ntago bazongera kuyobora isi. Yego. Amerika iguye hasi ntago yakongera kuyobora isi, byaba birangiye ntago ugaruka. Abongereza ntibazagaruka. Igihe cyabo cyaraje kiranarangira. Icya kabiri nta empire yobora isi imyaka irenze 150. Donc moyenne ni 150. Hari igihe zigeza mu myaka ibihumbi birenze, ariko ubundi moyenne cyangwa se minimum ari imyaka 150. Buri Amerika ubaze igihe yatangiye kuba puissance mondiale hegemony ushobora kuba imyaka 150. Yazabiri kurangira ukabona Amerika kubise hasi, hazamutse ubundi bwami. Bushinwa bugahita bukaba bugahita budomina
Amerika nayo igasigara iri gushaka intoryi n'ibirayi n'uburyo yakirwanaho. Empire Romaine yari ikomeye, nta n'ubwami buzakomera nk'ubw'abaroma mu isi, kuko bwari ubwami budashobora guterwa n'ubundi bwami ngo busenyuke. Ubwabwo bwarisenye. Akantu nakumvise? Yego. Ubwo nahita mpanurira n'abanyarwanda kandi nkabahanurira ntagiye kure. U Rwanda nta warunyeganyeza kubera keretse ubwarwo internally rwisenye. Kubera iki? Nta mbaraga iri hanze y'u Rwanda yasenya u Rwanda. Imbaraga yasenya u Rwanda iri Kacyiru, cyangwa se iri ku Gitega, cyangwa se iri ku Rusororo, cyangwa se iri ku Masaka, ku ntugu hariho utunyenyeri ukuntu. Nuvuga ngo abantu bari muri system ubwabo batangiye kuryana nk'isenene. Aho ngaho uzavuga uti Mana tabara. Ariko sanctions no ntacyo zatwara u Rwanda. Kiretse sanctions zitumye abantu imbere batangira kugira guhangana no kumarana no kurwanira Empire Romaine yarimbuwe na nicyo twita moral decay. Batangiye gukora mabi barangije nyine urumva ingoma ibikomejwe n'abayirimo. Abayirimo rero batangira kugira ubwami bw'abanya Espagne bwo bwarimbutse bute? Nuvuga ngo nabwo bwaririmbuye. Igice umujenerali umwe agahita afata kiriya gice cyangwa ibihugu bitatu akaba afatiyeho, undi agafata ibindi agafatiraho, undi agafata ibindi agafatiraho. Uko niko ubwami bukomeye burimbuka, bw'ubwabwo buririmbura. Ubwami bwa RSS bwarimbutse gute? Gorbachev niko bwa nukurikira amateka neza Gerry Ford. Gorbachev yabaye icyitso cya Amerika kugira ngo donc the enemy within. Abanyarwanda rero muhumure, ngiye ntarabona umujenerali agiye muri media ngo atuke perezida, cyangwa se ngo umuministre agiye muri media amwifatire ku gahanga. Donc mbone ko system yatangiye gushrinkinga, itagifite gusenyera umugozi umwe. Donc uyoboye atagifite the power over his subordinates. Rwose nzaryama nsinzire, sanction bazizane nsinzire, kuko nzaba nzi neza ngo haduyu urafitwe, haduyu ufite ibibazo. Ko uwarashe bakabisama tutaragira sanctions, narasa tumaranye imyaka 5 sanctions tuzabisama. Yego. Mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri rero itorero naryo ryabaye nk'ubwo bwami bw'abaroma. Ko nakubwiye ko itorero ryatangiriye muri Israel as a relationship. It was spiritual. Yego. It was capitalizing on the anointing. Itorero rigeze mu Baroma riva kuba relationship rihinduka institution, a religion. From a relationship to a religion. Itorero rigeze muri West, mu Bongereza cyane cyane n'Abanyamerika. Yego. Removing from a relationship to a religion to a business. Noneho itorero rivuye mu Bwongereza no muri Amerika rigeze mu Banyafrika turihindura spiritual, rihinduka umwuka. Kata receiver, ibintu byose ni receive. Noneho leadership rero yaducanga kuko yo ntago ari receive. Nimba ari ikintu Imana itagishyira mu mavuta no mu mbago za receive ni leadership. Leadership uricara ukayiga kuko ni nka science. Nta na rimwe science rero ijya mu mbago za receive. Miracle kitwa rectore. Ntago wakora formule chimique kubera ko warayisenga. Ntago wayobora abantu miliyoni 5 kubera ko umaze iminsi myinshi usenga. Ahubwo no kubera ko wize leadership, warangiza ukiyubakamo leadership, you run leadership, you build in yourself leadership, and you practice leadership, you get experienced. Ntago rero bishobora kuza muri receive. Ntago uzafata umuntu nka Kisekedi
urebye parikuru ye urebye ngo umunambike ikiganza muri abapotre 10 ngo musengere ngo avemo umuyobozi umeze nka Churchill. Ntabwo bizakunda. Ntabwo bikunda. Bigenda binyuze muri process. Nuko Imana yabigennye. Nimba ushaka no kuyizera kugira umuyobozi mwiza, ca muri izo process. Wenda navuga icyo cyavuga rero ngo itorero ri gukora ayo makosa nk'ayo ubwami bw'ubwongera bw'abaroma bwakoze, ubwami bwa Espagne bwakoze, the enemy win. Nuvango bisenyuka biturutsemo imbere. Nk'ubwanyu murabyisenyera. Yego. ADPR yabyisenyeho nk'ihene. Anglikani nayo igeze ikirenge mu cyabo. Methodiste libre nayo igeze ikirenge mu cyabo. Nigeze kubona iyo hatabaye imbaraga zo gusenga zo waturutse iminembwe, nawe nabonaga aba bishop ngo batejemo. Bari batejemo rero. Nabyo byari bishe. Twari tujwemo kandi. Ariko ibyo mu banyamuka byo iyo bitabaye kwa gitwaza bimanuka bijya ahandi ho bigakunda kandi. Ese bwo wagize ngo byabari bitoya. Donc abantu b'imbere ubwabo bagasenya ubwami bwabo cyangwa se empire Imana yabahaye kuyobora, bakajya no kwishakira amaboko hanze. Ubwo hanze ni muri leta, hanze ni muri media, bakajya gushaka amaboko ukandi buryo usenya urw'umutizi iki njyewe wa bishop ushyiraho dite ku buryo buri minsi 3 nimba yakoreshwe nabi uhita ahita yitaba pake yiwanyu yo mu idini ariko agahita y'amafaranga agaruzwa, bagahita kandi baziba ibyuho kati ntuwemere kuzongera gukora iki kintu. Nimba wihaga amasoko ntago buri soko ryose rizajya ribanza ritange report muri park dukurikira wari hawe turebe nimba ari hawe mu buryo buzima, cyangwa se ADPR nimba mwibira mu masoko muha amakampani atandukanye muri kubaka Gisozi. Okay, tugiye gushaka procurement iri external. Leta muduha abantu bazajya batanga amasoko ya ADPR. Aba bashumba bacu tubarinde ko bari bo batanga amasoko. Bo bazajye basinya amasheke ariko isoko ryaratanzwe na organisation independent kandi igize itagize. Ni habamo nikosa tuzaba twikingiye nta uzari tubaza. Tuzavuga ngo twashatse a private certified procurement company. Nise ntugibona ko leta nayo igira ibigo bitanga ibizami byabo ntubizi cyane. None se buryo bibikoreda itazi byirimo kugira ngo nimba ari umuntu wakazi mu buryo bw'amanyanga bizabazwa icyo kigo gitanga akazi ako kazi ariko bitazafectinga abarideri bari mu nshingano. Yego. Gusanga system iranyeganyeza. Nimba bisi bamenye ubwo bwenge twebwe twikoreye watermelon cyangwa kuzura umwuka wera bita bituma ubwonko buhinduka amazi buhinduka igikoma se cyabihinduka boilo. Narinzi ko kuzura umwuka wera byagatumye utekereza nk'abanyabwenge bisi gukuba gatatu. Nje ntago bushobora kunyemeza ngo mu bihugu bya East Africa ngo hari abayobozi ngo mu nzego ngo mu nzego nyine za guverinoma. Bibaye ngombwa yo mutabazi bakurusha ku bitekerezo byo kuyobora ibihugu. Reka narabisigiwe nuzi umwuka wera soma Bibiliya batayisoma reka ntago byakunda mvugana nayo. None se Elisa ninde wakemuye ikibazo Samari iri guterwa n'Abasiriya? Umwami se neragiye kwica ingabo ngazica imitwe. Iyo zica imitwe se bagize ngo ntibari kumutera noneho bakamurimbura. Ariko umuntu w'Imana ese aravuga ngo ntago wafatisha amaboko yawe mwicisha inkota, bagaburire bambike neza baririmbire bareke batahe. Wasanga mu gihugu cy'iwabo hanahembwa make wese mu mufuka we muterema $1 agatahane. Nuvuga ngo tugomba nimba tuyobora itorero tugomba kugira ubwenge bukubye inshuro 7 abayobora guverinoma z'isi. Question: Methodiste libre muri kwibona mufite ubwenge bukubye 7 abayobora guverinoma y'u Rwanda? You are supposed to be like that. Haryo tara apotre ibyo bintu wabivuga. Hajya ngo sinzi ngo ariko apotre yayikuye. None se wunda apotre banyu ibyo barabivuga. Baraza akavuga utundi tuntu. Uva ku cyaha n'igisa nacyo. None se ubwiye nonse apostolique. Ibyo ngibyo na evangeliste arabivuga.
nakubwiye ngo apotre ni umupolitisien w'itorero, ni umudiplomate uhuza itorero n'isi n'ubuyobozi bw'isi. Numbaza nkasubiza nk'uko pasiteri yasubije, se urumva ndaba ntabaye pasiteri nanjye. ubwo rero karabananiye se bigeze anamenya ko ariko ngeraga Imana impamagara yarabimbwiye ngo no, uzafasha aba apotre kumenya inshingano zabo, kuko abenshi bitwa iryo zina ntibanazi responsibility z'intumwa izo arizo. Wowe babikwita batabikwita ntuzambare nk'uko aba apotre bitwa ko bambara, wowe uzakore responsibility of an apostle. Nari mfukamye Nyabisindu bandambika ibiganza mfite imyaka 27. Rero iyo nge nkora inshingano n'umurimo w'intumwa mba nzi ibyo ndi gukora, ndashwanyaguza, ndabarura nta kuko Yeremiya yarambwiye ngo ngushyiriyeho gusenya, kurimbura no kubika no kubaka. Uraba pose udashobora no gusenya n'iby'ipusi yashyize hariya. Telefone meni sai. Murakoze. So rero ndanezerewe, Imana ni yacu, ibintu bimeze neza. Abantu bo muri Methodiste rwose ubwo. Abantu bo muri Methodiste nyine kibazo bura nawe mu Misiri imbere turamusanga mu moko ataraye. Mutweretse ko muri ihene mwisenyeyeho. Ngo mutweretse ko muri ihene mwisenyeyeho. Kandi buri ihene no ku CYOKEZO bayishyiraho bakayishyira ku mushito, sinzi ibikurikiye wigize ihene. Nose kwisenyeraho mu buvanganzo nyarwanda ntituvuga ngo ihene ngo yisenyeho nk'ihene. Ntitubase ngo wisenyererwe umutizi iki umuhoro. Ariko rero umuntu umwe yaravuze ngo la première fois c'est une hasard, la deuxième fois c'est une coïncidence. Bari umuyobozi w'u Burundi najya amenya izina rye ukwicaye inyuma yari yamumenyera ngo yabwiye abantu ngo kuki mutaza mu isoko ngo mukajya yari yarashyize umunsi w'isoko ku cyumweru. Kandi abizi ko bundi warundi nabumvanye imvugo ubwo nanindi mu Kanyosha 2013 baravuga ngo utadodandaza adodandazwa. Buri umurundi wese hava akagira bari umucuruzi. Buriya nuko igihugu cyabo batagitengeneza neza ngo kibe nk'u Rwanda. Ubundi umurundi mu maraso yabo arimo gucuruza. Curuza umukeke agacuruza ironji akagucururiza imesa, umurundi aracuruza ubundi. Bundi babonye ubuyobozi bwiza bafata Afrika yose bacuruza, bakajya Zimbabwe bagacuruza ariko ziyo mu buyobozi bisita ntago wagerayo. Ariko zare abanyarwanda bari za banki bakubita bataka. Buriya umurundi arimo abadepasa buriya za banki buriya iyo abana bapfunzemo neza aho tuwe twaretse. Ariko ngo yafashe ngo umunsi wo gusenga wa Mungu ngawushyira ku munsi umwe w'isoko. Ngo ubwo yabonaga ari bwo buryo abantu bazareka kujya birwa mu nsengero basenga bakajya mu isoko kubera akazi k'abarundi bakunda gucuruza. Ngo noneho bakagakuza gucuruza bakigira gusenga. Noneho ngo aza kubabaza ariko ngo hewe ngo kweri mwanze kuza gudandaza ngo mwagiye ngo noneho ngo umurokore mwaramubwira ngo erega ngo ntasenze ngo ku cyumweru bigeze sinjye mu rusengero ngo ma conscience va me bramer ngo nyine ngo umutima nama wanje ngo wanshinja ngo ntago ngo nta namahoro nagira ngo yaramusubije ni ibintu numvishe bishaka kusaba batanari nabyo. Ngaramusubiza ngo si tu ne vas pas prier une fois ngo la conscience va te bramer ngo plus d'intensité. Urumva iki Gifaransa bavuga bagishyize muri ton nk'iyi y'u Burundi ngo la conscience va te bramer ngo mais avec plus d'intensité ngo mais si tu ne vas pas prier 2 fois 3 fois ngo la conscience va te bramer mais avec moins d'intensité. Ngo mais si tu ne vas pas là pendant 2 3 5 ans ngo la conscience ne va pas te bramer. Sinibukuntu imvugo babivugaga ariko byari bisekeje umuntu abinyiganiye bwa mbere arazi kubyigana neza. Ubwo rero urumva ko abantu bo muri politike baba bazi n'ubwenge bwo gukuramo amavuta. Arabizi kutagiye gusenga inshuro 10 ntago umutima uba ukigucira ntago ubugicirwa urubanza wabaye akahebwe kabisa wabaye akahebwe. Ariko kuki nari mbivuze gutyo, nari mbivuze nshatse nko kuvuga ngo amatoro ntago ari kwitwara neza kuri icyo kintu. La première fois c'était hasard mugabo c'était hasard, la deuxième fois c'était une coïncidence mugabo mais la troisième fois c'était un acte prémédité. Ibi bintu byo bwanga aba bishop bari kubafunga il y a quelque part il y a quelque part dans le gouvernement wijya no kure cyane ushaka ukataka urakata sujya ukaruka gouvernement wongeyemo ndashaka kukagarura noze nkagarure nkajyane ni quelque dara Nyabugogo nibura wenda niwo wa programa kugira ngo badini manini yose agende
ariko ikibazo ntimuze kumbaza ibirengaho ndakeka ni impano yo gukeka nketse ko iriya quelque part kuko la première fois muri ADP naketse kari hazard Anglikani yice ndavuga c'est une coïncidence ariko bigiye muri libre Methodiste libre ndavuga ni c'est une acte prémédité reka mbabwire hari byinshi mutazi kabiri kuki tubimenye reka nkubwire buriya nanjye umpaye kuyobora politike na ADPR igifite naringise daimon umwuka reka mbyite spirit iryo jyo ndarigaruye igifite umwuka wasanze urwimo muri yo sha nanjye ntago nabirebera gutyo gusa ntago narebera nose umwuka wansanze urwimo uracyariyo ntawo warajya umuyobozi bita Samuel yabaye akijyaho ngo yari bwere bw'itoro ntiyamenye ikimukubise kubera umwuka wasanze urwimo ntago ari ngo ntiyamenye ikimukubise umwuka wasanze urwimo katebura mu kirere none se aricyo tumvise munonoka wese byarakunze umwuka wasanze urwimo is there rero dufite byinshi turwana nabyo amateka yacayishwemo byinshi ngombwa nuko ibyo byose bidashobora guhagarika amavuta ubu rero umuntu usigaye afite priority nk'imodoka z'imbangukira gutabara ni umunyamavuta ahubwo abanyamavuta muri he ndashaka kubona abantu kuri YouTube bagira rayivuza ibihumbi 10 20 abasenga abantu bakarimbagurika bakagwa hasi abirukana abasenga abantu ibintu bikabasohokamo abirukana kanseri zigashirira abakura abantu mu bapfumu nyine bya bintu bitari bugengwe na gazeti ya leta n'ubuzima gatozi bitari bufungirwa urusengero ariko bikagenda bikagira kure navuze ngo Yesu yigeze umubona afite ubuzima gatozi iyo Yesu aza kugira ubuzima gatozi akubaka urusengero ko nibya no kumunanira reba ko n'intumwa ntago zigeze zubaka urusengero ahubwo zagega gukora ikintu bita deba kujya impaka mu masinagogi y'abayahudi bivuze iki insengero zatangiye kubakwa itorero rigeze i Roma bafasha amagufwa ya Petero ngo bagiye kuyubakiraho ngo bazilika none bigirwa institutionalized so the attack is on the institution and the anointing is not governed by an institution or governed in an institution rero niyo mpamvu nababwira ngo muhumure mukomere abanyamuhamagara ahubwo muri hehe kabiri ntimuhakane ikibazo cyanyu abanyamuhamagaro mbere yuko amatorero afungirwa kuko amatorero iyo ufunze ubufunze ariko umunyamuhamagaro ni amavuta niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo umbabarire ntunkure umwuka wawe abanyamuhamagaro batakaje amavuta batakaza ubutware ushobora gufata umuntu utewe n'abadayimoni ukazenguruka insengero 10 utarabona abantu bamusoramo abo badayimoni kandi ngo biriwemo visa akira bakirvuga bo bigwigwi akira taje bazanye umuntu w'abadayimoni bagahita bareba gutyo ngo naho bageze nyine abanyamuhamagaro musubire gushaka amavuta kabiri mureke amadini arwanya ituro nta munyamuhamagaro urwanya ituro nta munyamavuta urwanya ituro ahubwo mwe mugomba kurirya kandi mukarirya cyane shaka amavuta utoza abantu gutanga ituro utongera abantu gutanga ituro abagwaye ituro basabira umugisha abaguhaye ituro rinini ubashyire mu birere byagutse binini abanyamuhamagaro mwimbwira ngo byafunzwe cyane cyane yuko ibifungurwa ntibibareba nasoje ubusenge mu rwambere rw'abikore n'ibice 9 Paulo banga bakoraga imirimo yo mu rusengero dore barabafungiye no mwigazeti birasohoka ngo ariko ngo bagasangira ibyo mu rusengero ngo ariko bakoraga imirimo yo ku gicaniro abanyamuhamagaro Imana yabahamagara imirimo yo ku gicaniro mujya mu rusengero gute byaje ryari
byaje ryari mwigize intwari zo kubaka insengero ryari se none ko mwazubatse mwashoboye kuziyobora munyamuhamagaro afite uko agenda ariko nyine twese twabigize institutionalized wahamagara muri dimension ya relationship ugeze mu ya religion urarenze ugeze mu ya business urarenze uri kujya Imana tuyobore Imana tubabarire Imana twigishe kandi abantu basubire gushaka amavuta amen. So mu by'ukuri rero reka minire kuri icyo ngicyo ikindi ngiye Apostle Mutabazi ibintu by'abanyedini bindebaho iki ntacyo bikurebaho ko nabiyo bageze muri rike bancura bufuni na buhoro ngo mwihaye amatitre mwabagawe mu muri rike nababwiye ngo uzaze ukureho Apostle cyangwa professor ndebe uko bikuraho twe dukorera mu birere by'amavuta none se Yesu ko yari yavuze ko ari umwana w'Imana anana kayafa babikuyeho ariko nshinze idini bahita babikuraho bati mbere yo kuguha ibyangombwa urabanza ukureho professor kana ko yako wiyitirira umwuga kwiyitirira titre bitangaza birakomera umuntu umwe nigeze mubwirana ariko mwe mu bintu murabizi ubu ko navuze ko ndi general ku munwa yigeze ubona RDF igira iki ntwara kiretse uvuze ngo ndi general muri RDF ariko bavuga ndi general just that iyo title ishobora kuba henshi hashoboka reka mvuge gutyo henshi hashoboka so may God bless you mwakoze twajwemo cyangwa se amadini yajwemo ntago twe twajwemo ko twe dukora imirimo yo ku gicaniro twaba ku gicaniro ntago twajwemo nuko twatakaje amavuta nuko twatakaje yerekwa abantu bagiga bahanura bakanareba no mu mano none uyu munsi barabahatisha hushagura umuntu arahushagura agahushagura kwe sinzi icyo mbonye uri icyo ntazi nimba utazi n'icyo ubonye wowe byuze urumva ibyo nari ibintu Apostle rero mu by'ukuri rero nta ufunga amavuta nta ufunga umuhamagaro w'abanyamuhamagaro w'abanyabitangaza w'abanyabuhanuzi kuko atafunga amavuta hari umuntu wigeze kurima ngo no one can stop reggae no one can stop anointing reggae yo barayihagarika se nibayihagaritse nyine urumva rusasu urayihagarika reggae ariko anointing Elisa yarapfuye amavuta yarakirima anointing yazuye umuntu aba muzima wowe ukambwira ngo bafunze none tukavuga ko kuba bafunze bakugize nk'amagufwa ikibazo aho bagufungiye uracyakiza sida nicyo kintu cyakumenya kuko ukora imirimo yo ku gicaniro abagomba kuvuga ngo bafungiwe n'abakora imirimo yo mu rusengero Paulo yagabuyemo ibice bibiri abivuga neza cyane yego haleluya nawe nuko dusoje ikiganiro.